ngigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe iyo umuntu adafite nationalité, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije iyo ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho abanyarwanda bakomeje gutahuka bivugira ko rwose babibona neza ko bamaze igihe baratakaje, ariko kuva bakigera mu Rwanda uko bakirwa bibaha ishusho y'uko bagiye no kubaho neza banakurikije amakuru bahabwa n'abandi batahutse mbere yabo. Ikaze mu kiganiro cyacu. Abanyarwanda bakiri mu buhungiro bakomeza gushishikarizwa gutahuka, bagafatira urugero rwiza ku bandi babanaga nabo mu buhungiro, ubu bakaba baratahutse kandi bakaba bivugira ko basanze u Rwanda ari amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi abatahutse bagera kuri 151 bakakirirwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyanza, basuwe na Minisitiri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Bakaba baravuze ko banejejwe n'urugwiro bakiranywe kandi ko basanze n'u Rwanda ari rwiza, banagereranya n'ubuzima babagaho mu buhungiro. Mu gihe narindi muri Kongo, narindi mu bwigunge, mfite ibyifuzo yuko ukuntu nzataha mu gihugu cyacu, naraje nkimara kwambuka umupaka, banyakiranye umunezero, baradufungurira, baduha ibyo kurya, batuzana mu mamodoka meza, baduha ibyo koga, amasabune turoga, tubona n'urugwiro batwakiranye, nibyo byatunejeje. Muri Kongo twagezeyo mu by'ukuri tugatira imirima tugahinga, bamara kubona twejeje bakatunyaga, bakaza bakaduhiga, ubwo tugahungira ahandi. Bigera n'igihe haza kwaduka ibintu byo kujya bica abagabo, nuko ubwo nibyo byatwabonye biduteye ubwoba. Twumvise ko mu Rwanda bari gutahuka, tukajya tunyura mu mashyamba hirya no hino tuza n'amaguru, tubona abayobozi ba CNR batugeza Igoma, kutugeza Igoma niho batugejeje hano. Njyewe nayumvise ku maradiyo n'imiryango y'iwacu igiturangisha ya CICR tubwira yuko mu Rwanda bari gutahuka ari amahoro. Twari twarahunze dunga intambara, no kugenda ugakorera abandi ukarya, nta nubwo twari twazi ko bari kuvuga ngo abanyarwanda no twari twakabimenya. Turahunga rero tukazadujya gukorera abandi, intambara yaba tugahunga gutyo tugukoreraga abandi ukabona rasiyo, none ukajya wendeje ukaburara. Ubundi twe kuberanye mfite imyaka 20 navukiye muri Kongo, tari namenye uko mu Rwanda bari gutaha. Ubwo rero batubyiye kugira mugomeze gutesekera ino, nubwo banyoko nabo bapfuye, mwashakisha ukuntu ko mwataha, kubera mu Rwanda ari Goma ngo hari ikigo cyo bari gucyura abanyarwanda. Niho twaje gutyo tuza kwibona tugeze ino. Njyewe nari nkiri mutoya, sasa ubwenge ari ntabwo papa na mama barapfuye, ndi imfubyi mbagi w'abandi, ariko bakambwira twavuga mu muryango wacu bakatubwira ngo banarahari abo kwa basogokuru. Nkaza rero ndavuga nanjye nimara ndakubwira ubwenge nanjye nzataha. Ubwo nageze hano ndi kumva ibyishimo ari byose, nta kibazo nzagera iwacu. Ngiye mu Ruhengeri sogokuru yitwa Sebazungu, arahari ku cyapa hagana komisiyoni y'abadive. Mu buhungiro twabayeho nabi, mbega indambara zidashira zo muri Kongo, mbega haba ibyama byinshi, tukabaha mu gace kamwe indambara yabaye guco, tuhora mu buhungiro tubuco. Gufata icyemezo, urabona nganje narindi yo ndi njenyine kuca komeze, ngabura ndera ingunga ngo tuzane, ngabona ndamenya n'inzira muri make. Ubwo hari bagenzi banje babagayo nyine, ubwo baratahuka
baza kumbwira ko mu Rwanda ari amahoro, ko nta kibazo, ko bya bindi bavugaga ngo uyu muntu agezeyo baramwica, kari ukubesha, nta kibazo kabisa ngo ninzi. Ubwo nageze ino nyine ibyo bambwiye naje nasanze ari ukuri, u Rwanda ni rwiza nta kibazo. Mbega numvishije ko uwanzubiza muri Kongo twashwana pe. Rutayisire Singirankabo yasobanuye inzira ndende yanyuzemo mu buhungiro kugira ubwo yita umwana w'umukecuru w'umukongomani, ngo yajyaga yumva ko u Rwanda ari rwiza, ariko hakaza kuza abandi bamubwira ko ari ibinyoma, bikamubuza gufata icyemezo. Yageze afata icyemezo cyo gutahuka. Ubu rero yahageze arivugira uko yahasanze. Nari umwana muto, turarorongotana turagenda. Ubwo nibwo twibonye muri Kongo, dusohokera Kibumba, tujya kuba mu nkambi ya Karengera. Ubwo biba ngombwa ko tuba mu gihe gito, biba ngombwa ko ducumbura, twambuka urutare, dufata Tongo. Tugeze Tongo turakomeza za Kabizo, za Busenene. Ubwo nibwo twari twirukanga nyine mu Hiriri, tugeze hirya za Gatsiro. Ubwo biba ngombwa ko abatwirukankaga barakomeza, none biba ngombwa tugeze Imweso, nza gutega ikigongo ku mukecuru umwe. Naraburanye n'abanje, bararongotanye nanjye ndarorongotana. Ubwo mbaho ngaho, ariko mbaho mu buzima bubi. Twaje turatega amatwi kuri radiyo Ijwi rya Amerika, tukumva iradiyo ihamagara ati abahunze bibe ngombwa ko bagaruka kuko mu gihugu ari amahoro. Rimwe na rimwe bamwe ntitunabyemere, ako tukaja tubona bamwe bo kuja batubesha ati uri butahe azapfa ko Kagame atari mwiza, yica abantu, nta kuri kurimo mu byo avuga kuri radiyo. Bamwe tukabyumva kuko tutari twakabonye amahugurwa ahagije, tutafite ishusho y'igihugu kimeze nuko ukuri mbese kwimitse. Biba ngombwa ko dutega ikigongo iyo ngiyo tumerewe nabi. Ubwo nibwo twabonye amakuru ubushize bavuga ko witwa umunyarwanda agombye kwibaruza agatahe mu gihugu. Ayo makuru twayaboneye kuri Monique. Ubwo igihe cyo ntoragura ku gapapuro ntagasoma ngasanga kankarungurira kugira ute gutaha mu gihugu ko ari amahoro, mu gihugu ko ari amahoro. Ariko twageze ngaha nijoro ntacyabuze, twabonye amazi yo gukaraba, baduhaye ibyo kurya, twajyamye kuri matora. Na niyo mwanya nasanze n'umutekano ari wose, na niyo mwanya nkaba nzi ko ntacyo ndibube, ntacyo ndaba, mpagaze neza. Ikindi nshimira nuko uko nabyumvira kuri radiyo nako nabisanze. Nasanze umuhanda warakozwe, abanyarwanda barahuje, nta vangura ririmo. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi aravuga uburyo bari gutahuka bakomeje kugenda bakirwa, bakanafashwa kubona iby'ingenzi bibabeshaho n'ibyo kuzabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Twasuye abanyarwanda bari gutahuka banyuze mu nkambi y'agateganyo ya Nyanza, karere ka Nyanza n'ubundi ntara y'Amajyepfo. Hatahutse abanyarwanda 351 niho bari bariyo. Ubwo nibo banyuze muri iyo nkambi y'agateganyo. By'ukuri twasanze bishimira uburyo bakirwa, kandi bakirwa iyo urebye uburyo twabiteguye. Harimo gahunda yo kubakira ku buryo bwihuse, ubundi ntago bagomba kurenza iminsi 2 muri iriya nkambi y'agateganyo. Barakirwa rero, bagacumbikirwa, bakaharara iyo minsi 2, bakagaburirwa. Hanyuma iyo bagiye kuhava bahabwa ibiryo by'amezi 3 kugira ngo bagende bajye mu turere iwabo. Noneho abaturage bemeze ko ari abaho ngaho. Iyo bamaze kwemezwa ko ari abaho rero, igikurikiraho ni ukubafasha kubona ibyangombwa, kubaha indangamuntu nk'abanyarwanda, kubafasha kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi mituelle de santé, ndetse hari n'amadolari bahabwa. Umuntu mukuru agahabwa amadolari 250, noneho umwana agahabwa kugeza ku myaka 18 bahabwa 150 yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Abatahuka nabo banyuze mu ndege bahabwa ayo madolari, kandi nabo bagafashwa kugezwa iwabo nk'uko n'abandi baza mu modoka binjiriye ku mipaka itandukanye bafashwa. Abatahuka bareba uko u Rwanda rwuje amahoro n'umutekano, bakanareba urugwiro bakiranwa, bigatuma bahuriza ku gushishikariza abo basize mu buhungiro
gutahuka hakiri kare. icyo nabwira abo nzizeyo ni uko bataha kari amahoro, ko nta kibazo, ko mu Rwanda ari heza, ko ndahahuriye na Kongo kabisa, nababwira ngo baze ko mu Rwanda ari amahoro, ko nta kibazo. Nje ubwanje nabakangurira gutaha mu gihugu cy'ababyaye, bakareka kumva ibishuko bashukwa nabo hanze, kuko bumva ko bagumye kuyobya abantu bari hanze bavuga ko gutaha ari bibi, ko baza kugera mu gihugu bakagirirwa nabi. Nje ubwanje nkaba mpamya nashidikanya ko mu gihugu ari amahoro, nkaba mbakangura ko bagombye gutaha ko mu gihugu ari amahoro. Mu by'ukuri icyo nabashishikariza ni ukubereka ko u Rwanda ari amahoro, kandi yuko abakiriya basigaye inyuma, kuko twagezeyo imihanda myiza, ko batwakiriye, abandi bubatse ama etaje, ahubwo twebwe sinzi ukuntu tuzabashyikira. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yongeye kwibutsa abakiri impunzi ko ikurwaho rya sitati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'Abanyarwanda ryegereje, anabashishikariza gufata icyemezo kibanogeye. Ikurwaho rya sitati rusange y'ubuhunzi ku Banyarwanda nk'uko mubiziteganyijwe kugera kuri 31 z'ukwa 12 2017, ni uyu mwaka mu by'ukuri, ni ukwezi kumwe gusigaye urebye, ntabwo ari igihe kinini. Ubwo rero Abanyarwanda bakiri hanze ni ukuvuga ngo bafite amahirwe yo gutaha ku bushake mbere y'iyo tariki, noneho bagahabwa bya bindi byose navuze, birimo kubaha ibiryo by'amezi 3, noneho bakagezwa iwabo, hakurikiraho kubaha ya mafaranga abafasha kwiyubaka, gusubira mu buzima busanzwe. Bagafashwa kandi kubona ibyangombwa indangamuntu nk'umunyarwanda, akabona mbese uburenganzira bw'umunyarwanda, ubwishingizi bw'ubuvuzi n'ibindi. Hanyuma rero ababa bafite imishinga ikomeye baba bafite mu bihugu bari bahungiyemo, ariko bumva bareka sitati y'ubuhunzi gusa bagahitamo kugumayo, nabo barabisobanura, bagafashwa kubona ibyangombwa, kuko hari ambasade z'u Rwanda zigiye ziri mu bihugu hirya no hino, bafashwa kubona ibyangombwa banyuze kuri website ya urubuga nkoranyambaga rwa Midimari. Hari uburyo babyuzuza, noneho bakabona ibyangombwa, bagatura muri ibyo bihugu ariko ari Abanyarwanda. Abadashaka rero guhitamo na kimwe muri ibyo, bo ni ikibazo kuri bo, kuko bazahera mu gihirahiro. Mu by'ukuri nta mahirwe bazaba bagifite. HCR nayo yamaze kubona ko igihugu cyiyubatse, ubundi yafashaga abo bashaka kuza ku bushake, ariko kubera ko iyo tariki nigera bizaba byakuweho, ayo mahirwe bazaba yatakaje, uzashaka kuza ubwazirwariza. Usibye abatahuka bakiriwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyanza, abandi batahuka bashobora kwakirwa mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iherereye mu karere ka Nyabihu, cyangwa se mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi, bitewe n'umupaka binjiriyemo. Aho akaba ari aho baherwa ubufasha bw'ibanze, bakanafashwa kugera aho bazatura.